Iyo Bibiliya ivuze imbwa ntabwo ari za mbwa zigenda. Igihe cyose uri mu buzima butarimo kwezwa, Imana igufata nk'iryo tungo. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe muri kino gitondo cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri kuno kwezi kwa munani. Ijambo ry'Imana ryo kwezwa, ijambo ry'Imana ryo gutunganwa n'imbaraga z'Imana cyangwa se n'umwuka wera, kugira ngo tubashe kuba abantu bazima bari ku rugero rukwiriye rwa Kristo, aho tubasha kubona ubwiza bw'Imana busesekara ku buzima bwacu tubiheshwe n'imbaraga zo kwezwa. Rero reka dusenge Imana hanyuma dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana. Mana, turakubashye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora bitagira akagero kandi bitarondoreka. Wohereza imbaraga z'umwuka wera mu isi kubayituye kugira ngo bakire ubuntu bwawe no gukomera kwawe. Mwuka wera adahari nta makuru twamenya, mwuka wera adahari ntacyo twashobora, ariko turagushimiye ko waduhaye Yesu akaduha umufasha ariwe mwuka wera. Aya masaha akaba akidukomereje mu byo twizeye, agisobanura imisengere yacu, atandukanya ubuzima bwacu bw'isi n'ubuzima bw'umwuka. Ndabizi neza ko iherezo ry'urugendo rwacu ari omega, ni ukuva aha tukajya ahandi. Mwami, turabigushimiye, ntuhabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuganira ijambo ryawe, tugiye gusoma ijambo ryawe, tugiye kuvuga agace kamwe dusobanukiwe duhawe n'umwuka wera gusobanura k'ijambo ryawe. Tugiye gutanga message irebana na buri muntu wese kuri iyi si. Mana, turagusabye kugira ngo imbaraga za mwuka wera zirusheho kuba nyinshi mu bantu, ijambo rye ryumvikane kurenza uko umuntu yarivuga. Mwuka wera risobanurire abenshi bazaryumva, mu izina rya Yesu mwami wacu byambaje munizeye. Urakoze, urakarama Yesu, amen. Turabasuhuje rero muri kino gitondo. Amahoro y'Imana bane namwe, abaduteza amatwi, abadukurikira ku itorero rya Kristo ku isi, aho turimo tuganira ku ijambo rivuga ngo kwezwa muri kuno kwezi kwa munani. Turimo tuganira ku nyungu zo kwezwa, turimo tuganira kwezwa n'iki, kwezwa bimarira iki umuntu, ese uwezejwe yunguka iki, ese utejejwe yahomba iki. Rero tukaba tugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko tugamije kwezwa, ubuzima burimo kwezwa, ubuzima burimo ubuhamya, ubuzima burimo imbaraga Imana yishimira kandi ishaka, ari byo biryo by'umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru, atungwa no kwezwa ku manywa na nijoro. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rero, dusome muri Bibiliya, hanyuma tuduse naho tuganiraho gake gashoboka, hanyuma dusenge. Turaganira mu Baroma ibice ni 6, hanyuma ku murongo duhere ku murongo wa 20. Umuntu yahera ku murongo wa mbere, ariko duhere ku murongo wa 20 uko hazajya haboneka umwanya Imana iduhaye agahe. Tuzarushaho kujya dusoma n'ahandi tuhasobanura uko Imana dushoboje kugira ngo tuhasobanure. Umutwe w'ijambo mu Baroma ibice 6 uravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu ni iki? Ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Hanyuma rero dusome ku murongo wa 20. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki? Ijambo ry'Imana ririmo ritubaza ngo mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibikozasoni, ubu amaherezo yabyo akaba urupfu. Ubwo amaherezo yabyo akaba urupfu. 22 haravuze ngo ariko none ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. 23 kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha kubwo gutegera cyangwa se gukurikira ijambo ry'Imana. Imana irushaho kubagira neza cyane. Aho dusomye muri Bibiliya, umutwe uravuze ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu ni ubuherero, ni imbabazi twagiriwe n'Imana igatanga umwana wa Yesu Kristo akaza kudupfira kubw'ubuntu. Niba tubasha gusoma tukamenya ngo Yesu yaradupfiriye, ariko ntabwo ubwo buntu yatugiriye ariko buduhesha uburenganzira bwo kujya twakora icyaha. Uku ni ukwezi kwa munani, ukwezi ko kwezwa.
kwezwa bitumarira iki? Kwezwa bidufasha iki? Kwezwa bimariye iki umukristo? Kwezwa bimwungura iki? Atabikoze yahomba iki? Abikoze yakunguka iki? Ubuzima butarimo kwezwa ntabwo butuma umuntu abasha gusabana n'Imana. Ubuzima butarimo kwezwa buhagarika imbaraga z'umwuka wera, cyane cyane mu ruhande rumwe rw'abakozi b'Imana. Ariko twe niba twarahamagariwe kwezwa, tugomba kubikora ku manywa na nijoro. Abantu benshi batekereza ko waramaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ibyo bintu bikaba byararangije ubuzima. Ntabwo byarangiye, hari ibindi byinshi ugomba gukora nyuma yo kwakira Kristo. Kuba warabatijwe, yes, kuba warakiriye impano, waba umuvugabutumwa, waba umuhanuzi birashoboka, waba umuririmbyi birashoboka. Ibyo ntabwo biguha uburenganzira bwo gushayisha gukora ibyaha umunsi ku wundi. Uku ni ukwezi ko kwezwa rero. Nshuti z'umusaraba, Bibiliya iratubwiye aho dusoreje, haravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kugira ngo ubane n'Imana muri iyi si, hari ibintu wakora ukageraho. Ushobora gukorera amafaranga ukaba umukire, ariko nta mafaranga wazabona yazaguhesha ubugingo. Nyamara kwezwa ni inyungu z'umuntu uzabona ubugingo buhoraho. Kwezwa ni umwe mu muhanda cyangwa ni imwe mu nzira tunyuramo tujya mu ijuru. Birashoboka yuko wagira amafaranga kano kanya wakoresha ukajya gutega indege ukava ukajya muri Amerika. Wagira amafaranga yakuzengurutse isi yose, wagira amafaranga yaguha ibikorwa bitandukanye, wagira amafaranga yakubakira inzu, ariko mwibutse ko nta mafaranga uzagira yaguhesha uburenganzira bujya mu ijuru hatabonetse n'imbaraga zo kwezwa. Ndagira ngo twumve neza cyane icyo Imana idukangurira. Ni byiza ko ibihugu bitandukanye, ubuyobozi bw'ibihugu budukangurira gukora kugira ngo dutere imbere. Niba dushobora kubyitabira, nanjye ndagira ngo mbakangurire kwezwa. Nyuma yo gutera imbere ko mu isi, hariho n'ubugingo buhoraho, kandi nta yindi tike izakugeza mu ijuru uretse kwezwa. Kandi nkwibutse ko kwezwa ni igisobanuro cy'uko utakwikura mu cyaha ngo bikunde, ariko ugomba kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima bwezwa, ukabaho ku manywa na nijoro urangwa no kwezwa. Nta namwe uzagira, nta mpano uzagira zizatuma ubaho ubuzima Satani atagerageza. Nta titire runaka, nta zina wazitwa, waba umuhanuzi, waba umuririmbyi, waba pasitoro, waba apotere, waba intumwa, ariko ibyo ukora byose wibutse kubikorera mu isi. Kuba tubikorera mu isi niyo mpamvu Imana idukangurira kwezwa, kuko mu iyi si turimo duhora byinshi bituma twandura. Hanyuma bikadusaba kugira ngo wowe ukeneye gukorera Imana neza ujye uharanira kwezwa. Niba ukeneye igishoro, reka bivuge gutya, igishoro cyangwa se imbaraga zigushoboza kubwiriza ni ukwezwa. Abantu bacuruza bagira aho bajya kurangura mu bihugu bigiye bitandukanye. Bamwe bajya i Dubai bakarangura ibyo bacuruza, abandi baratega indege bakajya mu Bushinwa, abandi barazenguruka isi, ariko iby'umwuka tubirangurira mu kwezwa. Gerageza kwezwa, mukozi w'Imana. Gerageza urwanisha imbaraga zawe, igihe cyose cyawe ukimarire mu kwezwa. Niba ukeneye kuririmbira Imana bitarangira, ezwa. Niba ukeneye kubwiriza ijambo ry'Imana rihindura ritanga ubuzima, ezwa. Iyo umuntu afashe igihe cyo kwezwa, niho Imana imanukira kumwongerera ibikoresho byamufasha gukora umurimo yamuhaye. Iyo uri mu gihe cyo kwezwa, niho ubusabane bwawe n'Imana bwiyongera, Imana ikaza kuganira nawe ibizagufasha mu buzima bwawe busanzwe akazi Imana yaguhaye. Ndagusabira kwezwa. Iri ni ijambo ry'Imana muri kuno kwezi turimo tuganira ku itorero rya Kristo ku isi hose. Ndabasaba kwezwa. Abamama muharanire kwezwa. Kwezwa ni ukuhe? Gerageza, Bibiliya ibivuga mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ariko kwezwa gerageza kubana n'abantu bose amahoro. Bibiliya ngo muramutse mwisuzumye mukimenya ntabwo mwagirwaho n'urubanza. Reka mvuge kano kantu. Mose n'Abisirayeli bari mu rugendo, Imana yajyaga ivugana na Mose cyane, ikamubwira ibyo agomba kubwira ubwoko bw'Imana. Mose akagenda akababwira ngo Imana yavuze. Imana yavuze ngo mukore bino. Baza kugera igihe ngo bahaga iyo mvugo Mose ahora bazanira ngo Imana yavuze, baramubwira ati ariko niwe Imana ivugisha wenyine gusa, nta wundi Imana yavugisha. Baramubwira ngo niba ari Imana uzayibwire imanuke, natwe izihagarara natwe itwibwire ibi. Mose ngo asubire gusenga, abwira Imana ngo bwa bwoko wantumyeho
bwa bwoko wamaye gusobanurira ibyo wambwiye. Bambwiye ngo nabo bakeneye kuvugana nawe, bambwiye ngo bakeneye kubona imbona nkubone, ngo ntabwo ari njye uzajya uhora utuma gusa, nabo bakeneye ko wavugana nabo. Imana iramubwira ngo genda ubabwire biyeze. Aleluya. Niba bakeneye kwegera aho ndi, nta kindi kibagereza aho ndi uretse kwiyeza. Nshuti yanjye, niba ukeneye kwegera aho Imana iri, niba ukeneye gusabana n'Imana, baho wezejwe. Ntabwo uzatunga amafaranga menshi ngo Imana izaze musabane. Abantu bazaza musabane, uzagira ibikorwa, ariko ntabwo Imana izamanuka n'umutungo utunze. Hejuru y'umugisha Imana iguhaye, ongeraho kwezwa. Hejuru y'impano Imana iguhaye, ongeraho kwezwa. Hari abantu bafata impano z'Imana, bamara kuzibona ntibongere gusubira imbere y'Imana ngo bayibaze ngo niki twakora ngo izi mpano zigira akamaro. Hari icyo gukora hirya y'iyo mpano, ongeraho kwezwa. Yesu ashimwe cyane. Ongeraho kwezwa. Imana irababwira ngo genda ubabwire biyeze, bafate iminsi biyeze none n'ejo, ku munsi wa gatatu bamaze kwiyeza bazabone kuzamuka baze bansanga. Ntabwo wakwegera Imana utiyejeje, ntabwo Imana yakuvugisha utiyejeje. Kandi nkwibutse ko umuntu wese uziyeza akarwanira abwira Imana ngo ndashaka kwezwa, agakaraba agakuraho ibizira, agasabana n'Imana, akabana n'abantu bose amahoro, nta kizabuza Imana kumwegera ngo Imana iganire nawe. Bariya bahanuzi bahanura babonye impano z'Imana uko bafashe umwanya wo kwiyeza. Iyo wiyejeje Imana ikubitsa impano zayo. Hari igihe ukibaza ngo mbese umuntu impano yo guhanura yibona ate? Ntabwo bayirangura mu Bushinwa. Umuntu impano yo kubwiriza yayibonye ate? Ntabwo bayirangura. Uriya muntu imbaraga zimuhaye kwigisha zibonye ate? Ntaho bazigurira. Ni ibintu bizanwa no kwezwa. Aho kugira ngo uzajye uvunika buri munsi wagiye gushaka abahanuzi, wagiye gushaka abandi batandukanye, rwanisha imbaraga zo kwezwa. Icyo Imana yahaye abantu bakurikiraho, nawe Imana ikiguhere kwezwa. Niwezwa impano z'Imana zizaza kuri wowe. Akandi navuga kugira ngo dusatire aho dusenga, ijambo bita kwezwa ni password y'umugisha kumwizera. Niwezwa nta kizabuza Imana kuguhereza umugisha. Kubera iki? Wenda kambivuge uko byanditse muri Bibiliya, ubyumva yumve ko ariko byanditse kandi nta kundi wabigenza kugira ngo ubivuge neza mu mvugo abantu dukundi turyohera. Bibiliya bavuga ngo ntabwo Imana izafata ibyo kurya by'abana ngo ibinagira imbwa. Iyo Bibiliya ivuze imbwa ntabwo ari za mbwa zigenda. Igihe cyose uri mu buzima butarimo kwezwa, Imana igufata nk'iryo tungo. Kugira ngo wikuraho ubwo buzima bw'iryo zina, ni ukwezwa, nta kindi wakora. Ndagusabira kwezwa. Aho waba uri hose, icyo waba uri cyose, izina waba witwa, akazi waba ukora, agaciro waba ufite, titire yawe yose, gerekaho kwezwa. Nibwo ubuzima buzakuryohera. Ntabwo Imana ishobora gufata umugisha ngo iwuhereze abatejejwe. Niba ukeneye ko Imana iguhereza umugisha, rwanisha imbaraga zawe ushyiremo kwezwa. Nuramuka wejejwe, Imana izagutaba, bahanura batahanura, bagusengera batagusengera. Nuwezwa, Imana izaza kubana nawe. Bibiliya irambwira ngo ndi Imana, ni Imana ibana n'abantu bejejwe. Ese mwagize ngo Enoki yagiye mu ijuru kubera iki? Nuko yabaga yejejwe. Imana imuhembye kujya mu ijuru adapfuye Enoki. Igenzura umutima, bisanga umutima urejejwe. Hari inkuru nigeze gusoma imbwira ikiganiro cya Enoki n'Imana, ngo Imana ije kumusura, Enoki asaba Imana ko bajyana mu ijuru. Imana ngo irabimwemerera, abaza Imana ngo ni ibihe byangombwa umuntu yakwitwaza kugira ngo agere mu ijuru. Imana iramubwira ngo ni umutima wejejwe. Aleluya. Ni umutima wejejwe. Bibiliya hadusomye nayo irabivuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko inyungu zo kwezwa ni ubugingo buhoraho twahawe na Yesu Kristo umwami wacu. Kuba Yesu yaragupfiriye ntibivuze ngo shayisha. Nusoma hejuru ugahera mu bice 6 uraza gusanga aya magambo Pawulo yandikiye Abaroma, uko agenda avuga niba twarapfanye na Kristo tukazukana na Kristo, ntabwo ibyo biduhaye ubuntu bwo gushayisha mu byaha, ntabwo biduhaye uburenganzira bwo kwigaragura mu byaha. Niba uri umukristo ukaba wumva muri we nta nyundo iri mu mutima iguhondera kujya kwezwa, senga ubwira Imana ngo ndashaka umwuka wera. Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko mbasigiye umufasha, ariwe mwuka wera. Aravuga ngo niba uzabemeza iby'ibyaha byanyu, uku ni ukwezi ko kwezwa.
aho waba uri wose hari andi mezi yagiye atambuka, na nyuma yo kuno kwezi hazaza n'andi. Hari amezi yo guhabwa umugisha, hari amezi yo gutwita, hari igihe cyo kubyara, ariko uku ni ukwezi ko kwezwa. Ndagusengeye nanjye nisengera mwene data, mfasha dufatikanye twezwe, turwane intambara yo kwezwa. Senga isengesho ribwira Imana ngo nshoboza kwezwa. Genda ugerageze kujya mu wowe uciye ubasaba imbabazi. Gerageza guca bugufi imbere yabo mu bandi, imbere yabo muturanye, imbere yabo mukorana. Garagaza ukwezi n'imbaraga zo kwezwa mu buzima bwawe. Kandi ndifuza ko ubutumwa n'ubwumva uzabuhereza abandi batabashije kubwumva. Bibiliya mbwira ngo abahindure benshi gukenuka bazakanga inyenyeri. Ese byatumarira iki kuba mu isi y'umunezero, tukagira umugisha wo kuba mu idini, ariko tukazahomba ubugingo buhoraho? Inyungu yabyo yaba ari iyi. Kwibutse ko mu ijuru ntawe uzatega indege, ntawe uzagenda n'imodoka. Mu ijuru tuvuga, ijuru turirimba, ijuru dusenga, ijuru tubwiriza, ntawe uzajyanwa na mugenzi we, uzajyanwa no kwezwa kwabonetse muri wowe. Isuzume wimenye, igenzure witegereze. Mbese muri iyi minsi ubanye gute n'abantu? Tugeze mu kwezi kwa munani, twatangiriye mu kwezi kwa mbere, amezi uko yatambutse akurikirana urabizi. Gerageza kubwira Imana ngo hongeze Mana, ndumva ngeneye kwezwa nawe. Yesu ashimwe cyane. Bwira Imana ngo ngeneye kwezwa. Waba uri umusore, waba uri umukobwa, ndabizi iyo turi mu rusengero kandi hari ibintu bibiri duhuriyeho, abanyamasengesho cyangwa se abantu basenga muri rusange. Baba ari ababonye impano bamaze kuzisobanukirwa, baba bataramenya impano zibabitsemo bakiri kuzisengera, baba ari abayobozi batuyoboye, baba nabo tuyoboye natwe, hari ibintu bibiri duhuriyeho twese duhuje, dushaka umugisha n'ubugingo. Iyo dusenga, habe mu mashamba, habe mu myobo, abarara mu mazi, abazamuka mu biti, abajya mu nsengero, abasenga ibiri itatu, abasenga biyirije ubusa, ababwiraza, ayo wasenga yose, ukeneye umugisha, ukeneye n'ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibyifuzo bibiri dusangiye. Iyo tubisandaguje tugiye kuvuga ibikubiye mu mugisha, tuvuga amazina y'umugisha, ariko muri rusange dukeneye umugisha, dukeneye n'ubugingo buhoraho. Kugira ngo ubugingo buhoraho uzabubone, nta kintu uzakora uretse kwezwa. Umugisha wazawubona wagiye gucuruza, wazawubona uhawe n'umuntu, ariko nta muntu uzaguha kwezwa. Ni ku giti cyawe n'ubusabane bwawe n'Imana. Imana iduhana umugisha rero. Umuntu yavuga byinshi muri uyu mwanya, ariko igihe kiba ari gitoya, kandi ni ukuvuga bice bitwarika cyangwa se bice bibikika. Ndimo ndaganira ku ijambo bita kwezwa. N'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye uzasanga kuri iyi channel, ndetse naho uzasanga henshi hatandukanye. Kurikirana kwezwa kurusha gukurikirana ibindi byose. Fata umwanya wo gutega amatwi kwezwa, wumva icyo Imana iguhamagarira, wumva icyo Imana igukangurira, wumva icyo Imana igushakaho, wumva icyo Imana igutumyeho, n'icyo Imana itubwiye kubabwira mwebwe abatuye isi, n'icyo Imana idusabye gukora twebwe abatuye isi. Ibi ndabikubwira nanjye mbyibwira, uzabyumve nanjye mbyumva. Ni igikorwa Imana ishaka abantu bose bakora ku isi. Niyo mpamvu tugomba kwezwa, itorero rya Kristo ku isi. Bantu b'Imana, bantu baremwe n'Imana, abacemera Imana, abagifite imbaraga mu mitima yabo, abacemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, muhanire kwezwa. Mugere ikirenge mu cya Kristo. Fata igihe cyo gusenga wezwe. Fata umwanya witekerezeho. Ubwira Imana ngo nakora iki ngo nezwe. Cisha bugufi umutima wawe, Imana ikumanurira imbaraga zo gukweza. Reka ngarukira aha ngaha, hanyuma dusenga Imana, ariko ndagusabye ngo komeza urugendo rwo kwezwa mu izina rya Yesu Kristo. Ugenda mu modoka, genda wezwa. Uri mu kazi uri gukora, kora wezwa. Ugenda n'amaguru, ugende wezwa. Yewe ubuzima bwose busigaje kubaho, gerageza kwezwa. Ariko cyane cyane kuno kwezi kwa munani, kuko ari Imana itumye kubwira abantu ngo tubwire abantu bezwe, nawe gerageza ukora imirimo myinshi yo kwezwa. Imana iduhana umugisha. Reka dusengera aha ngaha. Nizera ko uwo kumva bayumvishije, kandi nushyira mu bikorwa kino ejo uzumva n'ikindi, kuko ntekereza ko buri munsi harajya hatambuka iminota mikeya ibakangurira kwezwa. Ariko tunabasengera ukurikirana ibibaye none, ejo hazazaho n'ibindi, n'ejo bundi n'ejo bundi. Uyi ni tariki ya 3 y'ukwezi kwa munani, ni tariki ya 3 y'ukwezi kwa munani.
ngira ngo buri tariki yose uzabona ijambo ry'Imana aho uri rikubwira ko ukeneye kwezwa. Nuca kwica nuca kuyu murongo uzahura n'imbaraga zo kwezwa, cyane cyane ko ntekereza ko ubwo ari Imana yabitubwiye ngo tubikore. Hari n'abandi batari kumwe natwe Imana yabibwiye, kuko Imana ikunda abari mu isi bose, kandi ibyishimo by'Imana kuva kera kose kwari ukubana n'abantu bose amahoro. Rero niwezwa uzabana n'Imana, niwezwa Imana izagukiza indwara, niwezwa Imana izakumara inzara, niwezwa Imana izakwambika, niwezwa Imana izaguha kubyara, niwezwa Imana izaguha iyo visa wabuze. Nta kindi cyayiguha uretse kwezwa. Ariko hari igihe ntekereza ntabwo Imana ishobora gukora ikintu idafitemo inyungu. Niba ukeneye ko Imana ihindura ubuzima bwawe, n'urugero ukavuga ngo ndashaka kuva muri Afurika nkajya i Burayi, urabanza wereka Imana ko ukeneye kwezwa, cyangwa se kuri kwezwa muri Afurika. None se niba kwezwa muri Afurika byakomeye, n'ujya i Burayi niho uzakizwa? Ntabwo bishoboka. Naravuze ngo ntabwo uzafata ihene za muri Afurika ngo uzishyire mu ndege ngo nizigera i Burayi zizahinduka intama. Ntabwo bishoboka, iragumya ikaba ihene. Ikizereka Imana ko ukeneye ubuzima bw'impinduka ni ukwezwa wayigaragarije. Kandi se niba utakwezwa, aha mu mafaranga y'Amanyafurika nugera hari amadolari niho wakwezwa. Niba ukeneye ko Imana ikorera igitangaza, gerageza kwezwa. Rwanda intambara yo kwezwa. Muri kwezwa hapfunyitsemo icyo umutima wawe ukeneye. Niwezwa Imana izaguha inzu, niwezwa Imana izakongerera iminsi yo kurama. Erega ubuzima burimo kwezwa ntabwo buteza impanuka bagenzi bawe. Iyo umuntu abanye n'abantu bose amahoro, abeshejwe no kwezwa, Imana imwongerera igihe cyo kurama. Kandi ikindi cya kabiri, niwezwa bizagabanya intambara ku buzima bwawe, kuko hari izizanwa nuko udashaka gukizwa. Hari intambara zizanwa n'ibyo wiremera wowe ubwawe. Iyo utabanye n'abantu amahoro, bahagurutse imbaraga zikurwanya. Ariko wowe niwezwa, Imana izagabanya intambara zirimo zikurwanya ku buzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Ndasuhuza abakozi b'Imana benshi batandukanye, abari muri Nairobi, abari mu Rwanda, abari mbese ku isi hose. Imana ibagirire neza, murwanisha imbaraga zo kwezwa, tugume ku gicaniro twejejwe. Imana izadukoresha ibikomeye. Munyemerere dusenge tugarukiriza ahangaha. Imana iduhana umugisha. Icyo ukeneye ezwa. Ukeneye kuvugana n'Imana, ezwa. Ukeneye ubutunzi, ezwa. Ese urumva hari impinduka izazanwa no kwezwa? Igihe haba hatarimo kwezwa, nta mugisha Imana yaguha, kuko wazawukoresha ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko numara kwezwa, urabufunguye umutungo w'ubuzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Nyeza nkurubura, nyeza nkurubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nkurubura, nyeza nkurubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nkurubura, nyeza nkurubura, Yesu we, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Kadusenge. Mana, turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ijambo ryawe nirigari kandi rirerire, ijambo ryawe ryuzuye imbaraga, ryuzuye ubutware, ryuzuye ubushobozi. Turivuzeho gake gashoboka, duhawe n'umwuka wawe wera. Dusobanuye nk'abantu, ariko ugumye gusobanura cyane mu mitima y'abantu. Ubumvishe ijambo kwezwa icyari cyo, uritize uburemere mu mitima y'abantu, uritize imbaraga, kugira ngo ubyumva abyihutire, abikore yishimye kandi azi ko bizamuhesha ingororano. Erega iyo twejejwe nibwo dupangira umugisha, iyo twejejwe umanura imbaraga ziturengera, iyo twejejwe turamira muri iyi si. Nta mikuku, nta ntambara, nta buzima burimo ibibazo duhura nabwo. Iyo turwanye no kwezwa, nuko tuba twishakiye amahoro, Mwami Imana. None nsengeye abantu bose
bashobora kumvira ijambo n'abataryumva, waryumvisha mu mbaraga z'umwuka wera biciye mu zindi nzira, ubahereza imbaraga zo kwezwa, kandi uca bugufi wihutira kumubabarira. Uri Imana igira neza, tukweretse imitima yacu ngo uyihereze kwezwa Mwami, dushoboze gukora ibishimwa nawe musi ku wundi, amanywa ndetse n'ijoro. Mwami Imana, udufashishe imbaraga z'iri jambo ryawe. Urakoze ko ijambo ryawe riturusha imbaraga, ryatuyobora ntabwo twariyobora. Ni mu izina rya Yesu Mwami wacu mbyambajemo nizeye, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.